zana uwo mwana. Umwana nta kibazo yahora nacyo se muganga. Nta kibazo kandi ari urabona ko akana keza akana rwose kari barakazinze imyaka 8 mu nda. Ni ubwa mbere umubonye? Ni ubwa kabiri ariko yari yambwiye ko azaza kumpigura. Ubwo rero nubwo niyo mpamvu bura yakazanye. Mama Louis nawe muzishira hirya se mu mbere. Impamvu nishimye cyane. Afiterura. Kuba nkuzanira umwana watumye mubyara neza nibi ngibi nzana. Ibi ni bikeya. Icara aho ngaho rero noneho tuziho ubuhoro rwose. Kuziha ubuhoro. Ababyeyi ngo iyo Mama Louis aje ku bicumbi. Babyeyi ubu ni bwa buki wanzaniye. Mama Louis aje ku gicumbi rwose babyeyi. Ikintu ukubona? Nta kintu ukubona? Nta kintu ukubona? Urukubona iki? Urukubona Solange? Iyi foto urayizi? Mana yanjye we ntago narinzi ko ari umugore wongerageze gutya we yewe namubonye murakoze cyane nitwa Mama Louise. Yego mwaje kunsura mbereka umwana abyaye imyaka 8 nari maze inda yarampezeho umuganga aramvura muzamumbaza ati se byayenze bite ndabasobanurira ako icyo nabwiye ati umuganga wamvuye ntabwo ari umupfumu ni umuganga babwira yuko murambaza ati se atuye he ndahabarangira bigeze ubu ngubu muragarutse muje kundeba nabwiye ko nzamuhigura kubera ko yamvuye nkaba mfite umwana muzima. Niyo mpamvu rero ibibona biteretse aha ngaha nibyo naje kumuhigurisha mushimira ku byiza yankoreye. Nari nahize oya ujya gutura iyo ujya guhigura umuntu uhigura ibyo uhigura byawe ariko nibigaragarira abantu no kumushimira abashyitsi bazamusura azabaka cyase ngora nashyize aha ngaha yari yantumye n'akadobo karimo ubuki bwa kinyarwanda nubwo namuzaniye kugira ngo ushyikirize ibyo yantumye n'ubuki bwa kinyarwanda. Iyi nakayogura inzoga yibona ni inzoga ni amafaranga yanciye gusa yaravuze ngo nushima ibyo nagukoreye uzampigura. bivuze ngo nyuma y'imyaka 8 utarabyaraga ukaba warabyaye ubu tuvugana umwana ameze neza nta kibazo rwose nari muzane ngo nawe amufateho abone ko rwose yankoreye neza cyane. Nuwaje amerekeje nawe yabibwirira. Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Nange nitwa Ndacyayisenga nkaba naherekeje uyu mumama yaje gushimira umama wamuvuye yaje guhigura nkaba namuherekeje. Yaje gushima mama wamuvuye. Umuvuzi wamuvuye nkaba namuherekeje akaba yaje guhigura umuhigo yahise. Wari usanzwe uziranye n'uyu mama? Ni inshuti yanjye turaziranye. None kuri ibyo byose kuba muganga yaramuvuye yari amaze imyaka 8 atabyara akaba yarabyaye umwana akaba ameze neza urabona ko ari n'akana gashimishije kiza cyane kandi no kwiga kuvuga wowe wabyakiriye gute kuba yari amaze igihe atabyara ariko ubu ngubu bakaba baramuvuye umwana akaba ameze neza yaravutse? Nabyakiriye neza kandi nshima Imana uwo ari we wese ufite icyo kibazo agana uyu muganga kubera ko akora igikorwa kizima. Wowe warabyaye? Nange narabyaye. Wowe ntabwo byigeze bikubaho? Njye ntabwo byambayeho. Uyu mwana kuva yavuka yaranzamura n'umuganga? Ntabwo yari yakamurebyeho ngo amurebe neza ariko numvaga yamureba akishima umwana yatumye mbyara ugaragara gutya. Niyo mpamvu nanjye nari mbifashe mu bwo nsanze ngo ari kuvura undi murwayi nkamumumagarira akaza mwereka ibyo yakoze ko ari byiza nkataha.
gifite cyo kumubwira kimwana nkimubona ni ibintu biba byandenze kubera umunezero mfite biba byarandenze niyo mpamvu nanjye mbona abwira ati mumuherekeze mbereke uwankijije iyi nda imyaka 8 ni myinshi kuri iki twumva niba tubasha kumubona abakunzi ba Dream TV ugasobanukirwa n'ibintu byose uko bikomeza kugenda 5 kuri 5 umuganga muraho neza twari tubagendereye tuvura gato reka turi kumwe n'umurwayi hano reka tumuhe umuti asohoke mutubwire muri bande se ko muje turi abanyamakuru mwazanye nande hari umubyeyi wari warabuze urubyaro bivuga ko wavuye akabona urubyaro yaraje ngo kugushima twagira tubagire turebe mwazanye muri kumwe noneho muri kamereze uyu mukobwa umuti nari murangirije noneho asohoke mu mbone baye karibu okay kwanza badamutse gukomeza gukurikirana ngira ko dusanze akirimo kuvura undi muntu kureba kugira ngo tuze kurikirana tumenye amakuru yose uko ari buze kuba agenda 5 kuri 5 Jewe nari nze kwivuza inyatsi nakoraga bikanga bari bandangiye yuko ahangaha ngo bavura cyane ubwo ngubwo nibyo nari najemo yego ufite inyatsi yo gucuruza bikanga usujyanye icyizere cy'uko bigiye gukunda yego wari ubimara igihe kingana iki wari ucyumura igihe kingana iki yego nari maze igihe kirekire cyane nk'imyaka 3 nacuruza cyakubwiye ko ufite inyatsi ndacuruza bikanga ukajya kwiseta bukira nta kintu abandi tubangikanye bagacuruza bikemera ariko ngewe bikanga bisanzwe n'ibibaho guhita ubyita inyatsi biba byaje gute hari igihe wenda hari nyine ubu uri kumwe n'abandi ahantu ku iseta abandi bakabona abakiriya weho ukababura urukumva ko bari harimo ikibazo uwakurangiye yaravuriwe hano yego cyangwa ni inkuru mbarirano oya njyewe wambwiye yari afite amakuru afatika neza yuko yavuriwe ahangaha agakira sawa urakoze twamureka hanyuma twinjira tukavugana na muganga wakoze kano gatebe umuntu aho ngaho haricara umurwayi uwo murwayi yakinjira nawe wiza naze noneho uje gushimira wakinjira nawe umugabo yaramaze imyaka 8 atabyara niba ari mama Rwiza niba ari we yaramaze imyaka 8 we baramuzingiyeho inda mama Rwiro aho muraho neza muganga zana uwo mwana umwana nta kibazo yahora nacyo se muganga nta kibazo kandi ari urabona ko ari akana keza akana rwose kari barakazinze imyaka 8 mu nda ni ubwa mbere umubonye ni ubwa kabiri ariko yari yambwiye ko azaza kumpigura ubwo rero nubwo niyo mpamvu buriya yakazanye mama Rwiro nawe muzishyira hirya se mu mbere impamvu nishimye cyane abiterura kuba nkuzanira umwana watumye mubyara neza n'ibingibi nzana ibi ni bikeya icara aho ngaho rero noneho tuziho ubuhoro rwose kuziha ubuhoro babyeyi nguyu mama Rwiza aje ku gicumbi babyeyi ubu ni bwa buki wanzaniye mama Rwiza aje ku gicumbi rwose babyeyi ineza na ibintu wankoreye ntabwo nabyibagirwa ababyeyi kugira ngo nabo basomeho ababyeyi nibo bampa imbaraga somaho mama Rwiza nanywa akantu mama Rwiza twaherukanye uvuga ko uzaza kumpigura urakoze cyane ariko hano harimo nabonye mwazanye mwako mushoboye ntabwo wava hano ku gicumbi udasomye somaho murakoze cyane oya ntagasangira n'abakurambere none muga byakira gute iyo uhuye n'abantu bafite ikibazo ndetse kandi aho mutandukaniye ikibazo kigakemuka bakaza kuguhigura bakaza no kugushima ni iby'agaciro biranshimisha cyane n'ubu ngubu mfite abantu bari banyohereje amadolari 700 bari muri Amerika ko ngiye mvura online ntabwo ari ngombwa ngo umuntu aze hano
iyo umuhaye ifoto yohereza ifoto yawe ukambwira n'ikibazo ufite noneho nkifashisha amahembe yanjye nkashika nkareba ikibazo ufite nkareba niba cyakemuka cyangwa kitakemuka nkakubwira ukajya kwivuza kwa muganga. Mu zindi ndwara wenda uvura nyuma y'uko hari uwo dukubitanye nawe asohoka avuga ati yaraje gukurikirana ikibazo cye cy'inyatsi ariko mama Louise urumva ko yari amaze imyaka 8 ubu akaba yarabyaye bari baramuzirikiye ku nda. Mu zindi ndwara noneho mugerageza kuba muvura ni nk'izihe tube twanabareka mukomeza akazi kanyu natwe tuvura indwara nyinshi zitandukanye imigereko ibintu bya bintu by'ibihuhirano baroga abantu ni ibirozi bahuhira bataguhaye ibiryo batagize ute bakabigura abantu tukavura inyatsi abantu babuze akazi abantu babuze bacuruza ntibigende abakora ku mafaranga akagenda bakabiga inzira yanyuzemo ibyo byose turebaho ubundi tukakuraho ubugumba iyo tubonye byanze ujya kwa muganga bakareba niba nta kindi kibazo wagize. Ibijyanye n'amafaranga byo bijyanye n'amafaranga uraza hano ukaduha agafuragiro ku madolari 700 amadolari 700 umufuragiro bari kumpigura kimwe ko ashobora no kumpigura na miliyoni 2 cyangwa 3 akurikije icyo namukoreye. Iyo gahunda cyangwa se ubuvuzi wabwisanzemo ryari cyane ubuvuzi mumazemo igihe nakoranaga na mukecuru ubu na mukecuru ararembye cyane n'ababyeyi banjye nibo babinsigiye kugira ngo nkomeze nkurikirane. Mukecuru arwaye iki? Abarwayi hano ku isi n'ubunaniro arakuze cyane nagira ngo wamuvura nawe ugakomeza. Abanyamakuru bamusuye ariko adashoboye kuvuga ananiwe ariko nigifatanya nawe cyane ko abatazi no gukoresha WhatsApp kandi mvura abantu ku isi yose muri diaspora nkurikirana nabo online. Ubwo rero urumva mukecuru ntiyabishobora. Nagira ngo nago musaza turasaza turi abantu nk'abandi izo mbaraga zanyu dushoboye n'izo mbaraga nizo puissance zo kuba twashobora kuvura umuntu nk'uko na dogiteri apfa none se dogiteri ntapfa. None muga hariya ndahabona yazanye yega ibyo kunywa ariko yazanye n'akadobo. Kano kadobo karimo ubuki bwa Kinyarwanda n'inaramuga atazanzanira ubuki bwa Kinyarwanda. Ubwo nubwo kugira ngo n'abasaza tubahe ku gicumbi baboneho ko yabishimiye. None ibi bisorori ndimo kubona ibisorori rero mama Louise namubwiye ko nzamushikira umuntu wamuroze kuko namubwiye ati nzamugushikira uko uje kumpigura ndagira ngo kano kanya mbikore mureba ugiye gukora bikore mureba rwose. Mama Louise ihangane wegere hino nkwereke muzagire namwe ibyo muzajya mutangariza abandi. None twe turi hano nangaruka biri oya ntangaruka tega amaboko hano mama Louise tega amaboko karaba ibiraganza byawe byo neza na umuti tugiye gushika buriya turebe buriya muntu wamukoreye biriya bintu ibyo bintu mbabare dukoresha imbaraga zose. Mama Louise nta kintu uri kubona uri kubona iki? Uri kubona Solange iyi foto urayizi? Mana yanjye we ntago narinzi ko ari umugore wongerageze gutya we namubonye yari ndamupfundikira bamufungiyemo hano kugira ngo atakomeza kugira ikibazo icara aho ngaho. uriya muntu usanzwe ndamuzi cyane ayiga mana nabonaga dusengana ntabwo nari nzi ko ari wowe wakora ibiriya sengira ubwoba nase muga kwa nkoreye biriya ubwo nkora iki ngo hagiye ubwo umuti wo gutsirika uburyo bitazongera nubishaka uzagaruka tumuhe n'igihano ubwo ni wamwica uranica igihano ngenda senga ntuzamwice ubwo si igihano wamuhanikiye igihano mva musabire n'ikihe azaza musaba imbabazi azansaba imbabazi gusa nta kintu nakora ntazamwice. ese mugabe ibyo bihano bimwe mu bihano utanga ni ibihe? Bimwe mu bihano ntanga nshatse naguhana ukaza uri gusakuza uvuga ibyo wakoze nshatse naguhana ukagusaza nshatse naguhana ukanamwica ukaza ukivuga
ukivuga ku wo wakoreye nabi ukamubwira ati rwose mbabana njye wabikoze ariko ukabivuga utazi ko uri mu rushiko nshatse naguhana nkoresheje ibihano bitandukanye nka kubabaza gutera ihembe rikakuvunagura ariko wenda sinkwice ariko ukababara. none uwo mutima uhaye arawukoresha uyu mutima barwiza nugera mu rugo ufata amazi uyashyire mu base abana mwese mu rugo mukarabiremo ubundi muyamene imbere y'imbuga birarangiye ndabatitse mugenda amahoro ndaje dusangira kano kwega muri salo n'aba banyamakuru basome awukore uwo muti awukoresheje nabi byagenda bite awukoreshe n'ukaraba gusa nta kindi ubwo nabirangije ibintu byose ngiye n'icyo wabwira muganga bisoza muganga urakoze cyane icyatumye nkiza iyi nda yaramezeho cyo cyatumye umutima wanjye umenetse rwose ndisanzuye nza mvuga ni nje ngushimira birarengeje ibyo wankoreye arabizi cyane ariko gusa icyo mukunde nuko yambwiye ati nzakwereka wabigukoreye aho none igihe kirageze nicyo kingiki anyeretse gusa uyu muntu tumubabarire nta kibi twamukorera nk'ibyo yifuje kunkora ngo mpfe ntabyaye umwana ngo ave mu nda njye sinabimusubira nk'uko yabinkoreye gusa muganga urakoze Imana iguhe umugisha. muganga turasoje nta kibazo mugenda amahoro mujye mubwira n'abandi bose ari abari hanze ari hehe ntibazongere kuyobara abatwitirira bagakora imirimo idahesheje ibyo dukora mugende mubabwira muganga nyawe ukora ibintu bigaragara utarya bififiko mu bitangaze hose mu byerekana wa mugani hari abantu batwitirira bakatwicira umurimo ugasanga umuntu abahaye amafaranga ni mu muvuriye bijya bibaho bakoze ibintu bitagifite gahunda rero ibyo dukoze tubikoze mureba so bwa mbere tugiye tugaragara ku bitangazamakuru kenshi abantu twagiye tuvura nibo bagenda baduhigura ko dukora ibintu bizima bifite umurongo dufite ibyangombwa ndumva rero ahasigaye ariko wa mugani icyo kibazo kimaze kuba cyinshi cy'abantu wenda muvurira bakabaca amafaranga bikarangira mutabavuriye wa mugani abo bantu bo ntabwo bazajya babangiza isura yanyu leta abo bantu batwanduza isura tujye turana n'abadafite ibyangombwa baba bashaka kugira ngo barye amafaranga y'abantu tubikurikirane kuko tuba tumenyeze kumenya gahunda zose uko zibari ko abo bantu bahari ariko ubundi twewe iyo wagize amahirwe ukamenya uburyo utugeraho ni nayo mpamvu nemeye kuba karibu kugira ngo abantu bose bamenye uko dukora bamenye aho bakwishakira ko ubushobozi bajye batugana turaza kubaha nimero yacu none yego wenda tujya no ku musozo niye mpamvu ufashe kuri iriya nzoga ugakora uriya wamuherekeje ugafata no kuri iriya idasembuye ukavuga ati nabo bose basomeho iyo ugeze hano ku gicumbi rero igicumbi cy'ababyeyi ku babyeyi nta mwana ugipfa ku mubyeyi ariko ugomba kugera ku gicumbi ukagenda wishimye ari watuye tukamusogongerera akagenda avuye iyo uvuye ku mubyeyi wawe iteka ryose niyo yaguha ikijumba kimwe ugakuramo ugenda wishimye nta n'umwana ubwaye icyo umubyeyi amuhaye wakoze cyane kutuganiriza reka tugureke ukomeza akazi kawe murakoze cyane murakoze mugira akazi keza yes ni Umutako TV ni MC Seti nk'uko bisanzwe dusubire mu biganiro bikurikira.